Bisa nibyo. Kuvuga ko uyu munsi ndafungura ndamye tuba tubona. Mirpate. Gunoano. Wema bwanjye. None uyu munsi nafungura rya mu gitondo turi bufate. Jay yari yambwiye ngo mbyihorera aza kubyikorera. Irabwiye ngo byeraza kubyikorera. Umuntu magarira se hano. Jay, genda ujya kumureba. Ese urumva ko kajwe kagara umujyayo. Waramutse. Mwaramutse marayika mwiza. Je ntukajye ngitara amazina. Basa amazina yanjye nitwa Vanessa Vanessa sibyo? oya mabuja twatukubahutse kandi mabuja wacu. Oya nta kibazo ndabibemereye mujye mutwa Vanessa. Hanyuma se je ko Mirpate yambwiye ngo amuje gutegura ifunguro ryo mutwe. Muze nafungura dufata. Reka da ntabwo nigeze mubuza. Twabirangije kare nari nahishije kera. Ahubwo nari negereje ko mubyuka. None se wabiteguye he ko nari byo kumeza nkabigura? Birahari ngwino mwereka. Birahari desha tu. Bigiye ko wabishyize. None se je igihe cyose tumaze hano kuko mwabona dutegura kuri ameza breakfast. Uyu munsi numvaga twahinduramiye tugakora ibintu bidasanzwe dore ko twari tunahakumbuye ariko nimba utabikunze twabimanura hasi aho twari dusanzwe dusanga. Oya ni mu bimanure wenda niba mukumbuye ko dusangirira hano iwanjye nta cyose turaza ko ari ifunguro rya saa sita cyangwa irya nijoro sibyo? Ngo wenda ni mu bimanure sibyo? Abandi se bari he? Biremewe nje kubabwira? Genda ubabwire nta kibazo. Nipanga gushyiraho utwo dusutasi kuri buri sutasi niyo babanza muri Mirpate. Sutasi ikaribu. Sabrina, biteze imyereza tazi. Amasomo biragenda nta kibazo. Hanyuma se Mirpa Karame mabuja. wowe kujya kwicara aho ngaho nagunywa icyayi? Mabuja naye negereje ko hari ikindi kintu mwambwira kugira ngo ibazanire ariko icyayi cyane kiri mu gikoni nacyo. Kuki ujya kunywa icyayi cyangwa ujya kurira mu gikoni wibutse mu gikoni wajya tugasangira ku meza? Ega mabuja ngenda umukozi wo mu rugo. Hanyuma umukozi wo mu rugo se ntago ari umuntu? Ni umuntu. Nta kibazo uzana intebe dusangire. Ujya uza usangire natwe ntukajya kurira mu gikoni. Ego mabuja. Mwebwe ko mutavuga? Aha nibyo ngomba kuzajya dusangira twese. Sabrina ku ishuri bite amasomo aragenda? Okay. Nizeye kuza guha mbere noneho. Nzatsinda n'amanota meza ndabyizeye. Ko tubyizera amen. Kuba Mirpate agiye kuzanyaza tugasangira hari icyo batwaye? Kuba azajya asa neza gusa. Ibyo byo ni ngombwa. Mirpate umunsi nakubonyeho umwanda. Uwo munsi nawo umunsi wa nyuma uzara muri uru rugo. Nzahita nkwirukana. Ego mabuja ubu naye ngiye kwishyira ibyangwe
bw'umuntu w'umujama ntangiye kwishyira mbese nyine umuntu w'umujama ufite isuku. Sawa. Hanyuma je wowe ko mbona abandi bose biteguye kujya mu kazi wowe kuno wambaye ntabwo ujya mu kazi uyu munsi? Oya, no munsi ni relax, ndi muri off, ndirirwa mu rugo. Harya mu hoteli mugira off? Ahantu hose. Menya na president na after off. Okay, gaho mureke tujye kumeza sibyo? Tudasenze twabanze tugasenga tukabona. Okay, ngaho dusengere. Njyewe numvaga meal party yadusengera. Okay, ngaho nadusengere nitwa dusengere. Mana yacu turagushima ibyo duhaye, turagushima no mu yindi minsi yose umaze turinda. Mana uzakomeze kuturinda paka imyaka 1000. Mana urakoze turindiwe no muryango wacu, twishyize imbere yawe Mana, mbese ibintu byacu byose bizahora bigenda neza. Amen. Bakari ukomeza. Ngiye mu kazi ubwo n'abagirirwa mu rugo kugira umunsi mwiza n'abagiye mu kazi namwe muze kugira akazi keza muhaye murongo. Rero mugira akazi keza. Murakoze. Umunsi mwiza. Namwe mugira akazi keza n'umunsi mwiza. Gusa ibintu byo kuzajya mubona nsohotse ngiye mu kazi cyangwa arandi hantu ngiye mukankurikira izo protocole ntabwo nzishaka. Ntabwo nzikunda. Njye mureka nzajya ngenda hanyuma ngaruke. Sibyo? Reka tuba dukwiye kuguha keya natwe tukakugeza byibuze no ku modoka. Ni ibintu byinshi waturinze hano hanze bishinyitse amenyo bya kuba byaranaduhekenya byaranatumize. Uri marayika rwose aho Imana ijye iguha umugisha. Erega nta kuntu Imana itamuha umugisha kandi yarashinze ikigo cyita kikanafasha imfubyi n'abatishoboye. Murabizi ko Imana ariyo yita ku batishoboye kandi igafasha n'imfubyi. Rero nawe ni umukozi w'Imana kandi twebwe nta kintu twamuhemba. Rero Imana niyo izamuhemba. Cyakora wowe kwita ku byanyu yakererwa akazi pe saa namwe murakoze. Hari undi ufite ikintu rwose njyewe yataba marayika muyizi wacu ngo amhosting hano mu nzu ye rwose sinza hano ari kuba ndi ubu nari kuba ndi gukwepa na landlord yana amafaranga bampemba ni makeya ubundi ngura uturyo nkagura gaze akabarashize. Ongeraho gutinda kwishyura landlord cyakora amafaranga kagusohora hanze udafite niyo werekeza. Byari binambayeho rwose nari ndi hafi gutaha iwacu Nyabihu nari ngiye gusubirayo rwose man kwisuka ariko rwose niyo mpamvu tugushimira. none se je simeru kumbwira ko hariya kuri hotel kuri bagiye kongeza umushahara ukazagiterera abakiriya urwenya. Nibyo vuba hano ngiye gutangira ahubwo weekend itaha buri joro gahunda nuko mena imbavu baza bavuna imbavu kabisa buri joro. Yumvira bushaje man. Yumvira general ubamena imbavu bahita bakwirukana. Niko ushobora kumena imbavu abakiriya babandi ukabukira aho ngaho mu kazi. Ngiye guhera kuza ahubwo nazo nzimera burundu urebe nimba uri bunyirukane. Je rero ibintu byose babigize urwenya. Yewe wabishinga ntago yajya mu kazi. Sabijya mu modoka ngujyane ku ishuri. Bye. Bye. Jemba mbwira ngo Je ikintu ushaka kubaza wowe na Sheri wawe Clemence bimeze bite? Murabona muzakomeza gushaka ndetse ko mukundana bigashoboka? Joyce byukuri nanjye ntago nzi ukuntu meze kabisa mbura n'ahantu mera ariko gusa ikintu kimwe nzi nuko ntabwo dufite ubushobozi buhagije muri aka kanya bwo gushaka ahantu twajyana tukabana rero
tuzagerageza nyine gukomeza uko bimaze turebe. ibyo ndabizi nta bushobozi mufite pe ariko se murabona muzakomeza kunyumisha kugeza ryari mubana muri iyi nzu kuko niyo mwagerageza kubihisha umutima ukunda wo ntiwihishira. byumva kabisa nta Okay, nta kibazo. bantu mwese mushaka gutura heza kandi hasa neza gana Fesipol Limited tuguha ibikoresho bitandukanye bijyanye n'ubwubatsi, ibikoresho bijyanye n'amashanyarazi ndetse n'ibijyanye n'amazi. Mu bikoresho bijyanye n'ubwubatsi tubafitiye parafo z'amoko yose, gypsum board z'ubwoko bwose n'ibigendana nazo, parafo za rangete za original z'ubwoko bwose n'ibigendana nazo. Usibye izi parafo kandi n'izindi parafo z'ubwoko bwose wakenera turazifite ku bwinshi. Mu bikoresho bijyanye n'amazi tubafitiye tuwarete z'ubwoko bwose na accessoires zazo, lavabo zo muri dushe n'izo mu gikoni z'ubwoko bwose na accessoires zazo, irintwari z'ubwoko bwose n'ibindi byinshi bitandukanye mushobora gukenera. Mu bijyanye n'amashanyarazi tubafitiye amatara y'ubwoko bwose, insinga ndetse na anterebuteri z'ubwoko bwose n'ibindi byinshi mwakenera. Ni munyaruka hano mu Gakiriro ka Gisozi ku nzu y'umukindo tubahahire mugende mwishimye. Akarusho kandi nuko kuguriye hano muri Fesipol Limited tumuhuza n'abafundi n'abatekinisiye bamukorera ku mafaranga make cyane. Mushobora kuduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 078 572 367. Mwaduhamagara kandi no kuri 0788 473 665. Uradusanga hano mu Gakiriro ka Gisozi ku nzu y'umukindo mu kaboko k'ibumoso. Fesipol Limited, igisubizo cyo gutura heza kandi hasa neza. niko nshaka kumenya impamvu nsigaye mva mu rugo mugahita mugambikana mugatangira kurwana. Jane na Mary ndashaka kumenya ibintu byabereye hano maze kugenda. Joyce na Clemence barwanye. Joyce na Clemence barwanye. Niko Joy, habaye iki kugira ngo urwane? Ni ikihe kibazo ufite kugira ngo mujyeho mu Rwanda? Mbwira byagenze bite? Mba rero Joyce muvandimwe, ni izina ryanjye bwite n'iry'umukunzi wanjye Clemence waguhohoteye bene aka kageni, ndagusaba imbabazi pe, tubabarire. Jewe nta kibazo na kimwe dufitanye. Izo mbabazi urimo kunsaba zakaba zisabwa na Clemence kuko niwe twagiranye ikibazo. Ndabyumva ariko we ashobora no kutabitekereza cyangwa se yanabitekereza akaba yabura n'ahantu ahera aza kugusaba imbabazi. Ariko ndakwinginze rwose umbabarire, numvemo rwose, ntubwire Vanessa icyo mwapfuye mujya kurwana. Ese Jay, ubundi se ntabimubwira urumva ari buyoberwe ko twarwanye? araza kubimenya gusa name aramutse amenye yuko mwapfuye gufuha yahita anamenya yuko njyewe na Clemence dukundana, gutyo akaba yanatwirukana akatubwira ngo mugende mushaka ahandi mwibera, dore mwakuze mube ukuntu mushaka, kandi yaba ari mukuri. Ariko gusa nawe urabizi nta bushobozi dufite, ubuzima rwose bwahita butangira kutugora pe. So tubabarire. Kutavuga. Clement nyibwirire byagenze bite kujya mu Rwanda? Ndabona we yanze kuvuga. Nyine Ninjye watangije imirwano, ni nanjye wanamwanduranyijeho kuko hari ibintu yambajije byo ku kazi bisanzwe aho nkora,
ndarakara mukubita urushyi. none se Jo mbora nkubaza ikibazo sibyo umuntu w'inkumi ungana nkawe umukobwa mwiza ufite imyaka nk'iyo ufite witegura gushyingirwa akaba umubyeyi akabyara abana akarera arifata akarwana koko Buriya umuntu ajya kugezaho kurwana afite impamvu nyinshi zabimuteye. Hari igihe nyine ari kamere iba yazamutse bitewe wenda n'ibyatumye murwana cyangwa nyine bikaba bitewe n'uko umuntu yaramutse ariko hari impamvu iba yateye umuntu kurwana. none se umuti w'ikibazo ni ukurwana gusa nta wundi muti w'ikibazo wabona uretse kurwana none se uburamutse ubyaye abana bakagukosereza ni ukuvuga ngo uri muri ba babyeyi bahita bafata umwana bagatimbagura ego ese ntabwo uzi ko dutozwa kwihangana no kwihanganira bagenzi bacu ese ubundi uba warakajwe n'iki cyangwa uba ufite iyo kamere izamurwa n'iki ese ubundi iyo kamere ni bwoko ki kutansubiza Jo ubu no kuvuga ati mbabarira byonyine ntabwo wasaba n'imbabazi niba wabuze n'ibyo usubiza ntabwo nubwo wasaba n'imbabazi Ntabwo nakwirirwa ngusaba imbabazi kuko ndabizi ko hano iyo umuntu yakoze ikosa rikomeye nk'iryo nakoze igikurikiraho ari uko mumwirukana ahubwo nari ntegereje ko mumbwira ngo muranyirukanye nkagenda nkajya gushaka ahandi ariko nawe urabyumva ko wakoze ikosa rikomeye ibaze nk'iyo mva mu kazi nkaza ngasanga wenda umwe muri mwebwe yakomeretse cyangwa se mwamennye ibintu wenda reka dushime ko ibintu wenda bishobora kumeneka nkagura ibindi da cyane ko amafaranga ashakishwa ariko mwanagatekereje ko wenda umwe muri mwe ashobora no kuhapfira si ubwo nasobanura iki si ubwo murumva ngiye mutaba muri kunshyira mu bibazo mu by'ukuri mutekereje nk'abantu bakuru kandi bazima Jo kuri iyi nshuro ntabwo ngiye kwirukana ntabwo nkwirukana ngo andi mahirwe yo kwikosora ukamenya ibyo ukora nk'umuntu mukuru kandi muzima none se kuki mutanyirukanye buri kintu cyose kigira impamvu yacyo hari impamvu nakwirukanye iyo mpamvu ni ukugira ngo nguhe amahirwe wikosore ubone ko ibyo wakoze ari bibi kandi ntuzongere kubikora haba hano haba n'ahandi ntabwo umwe aragenda arwana aho abonye hose cyane ko ari nawe wiyenjeje wenda nakavuze ati mwembi reka mbahane ariko niwe nyirabayazana sibyo mbabarira sinzongeye kumva ikintu nk'icyo ngicyo cyabaye muri uru rugo ni wowe mukuru hano kabone n'ubwo abandi bose baba bakuruta ariko ugomba kuba nk'umuntu mukuru niba ntahari ukamenya ko ari bakuru bawe cyangwa ari barumuna bawe gusa ugomba kubitaho ntabwo ari ngombwa ngo muri hano mbarindishe ijisho murakoze cyane kandi mumbabarire aya mahirwe mumpaye ntabwo nzayitesha wantunguye kandi wantunguye pe nakumbabarira ntabwo bizasubira sasa icyo nari mbahamagariye hano hari ibintu nagira ngo tuganireho ariko mbere yuko tugira wenda ibintu byinshi tuvugaho ndagira ngo ubwiwe Clemence hamwe na mugenzi wawe ejo mwasigaye hano mukarwana ntabwo ya bintu nabikunze pe ntabwo nabikunze kandi ntabwo ari urugero rwiza mwahaye bagenzi banyu kuko niba musigaye mu rugo muri abakobwa babiri b'inkumi bangana gutyo mukarwana n'ejo bundi naza ngasanga n'umurumuna wanyu nawe yarwanye cyangwa yakoze ibindi bintu bibi so ntabwo nabikunze kandi ntabwo nshaka ko bizongera ngembi mube responsable mujye mwita ku rugo mumenye ko ibintu byose biri ku murongo siko bimeze so ijambo nyamukuru nabahamagariye hano nagiye mbibutse ko ejo tuzimuka nkuko mwabibonye ibikoresho byose byaraje icyari gisigaye ni amaferabeto n'amasima kandi nabyo murabona ko byaje barimo barabipakurura hanze rero najya buri wese ajye mu nshingano
buri wese amenye icyo gukora nk'abantu bakuru kugira ngo ejo tuzabashe kwimuka. Nimwe mbibwiye kubera ko yagiye ku kazi, Sabine yagiye ku ishuri, ariko nabo nibaza mubwire mufatanye, sibyo? Mufungiye buri kimwe cyose, niba namwe muri abantu bakuru mukaba mwumva ko tuzimuka ejo, nkeneye ko buri wese aba ari tayari, icya mbere ku bikoresho bye, icya kabiri no ku bikoresho byo mu nzu dukeneye kwimura. Wowe rero nawe ntuzahagarara ku modoka yitwara ibintu kuko njye ejo ntabwo nzaba mpari. Umenye ko buri kintu cyose kivuye muri iyi nzu kandi kikagerayo amahoro, sibyo? Mirpati. Ibintu byo mu gikoni, ibikoresho byo mu gikoni nabyo tuzabijyana, sibyo? Ubitunganye, ubigirire isuku. Yego mabuja. Ndumva nibyo nashaka kubabwira. Then nkagenda, niba hari ikindi namwe mfite cyo kumbwira mwambwira. Oui, chérie. Chérie, bonjour. Comment ça va? Chérie, umeze ute se ko wagererewe mu kazi k'abana? oya se kandi ariko simbona se wajya imbeshyi ntabwo ndakererwa amasaha ntabwo aragera mfite isaha imbere yanjye ntabwo amasaha aragera naguhaburaga ariko tebuka ndumva mfite irungu njye nahageze kandi ninjye njyenyine uhari. ariko namaze no kwitegura ndimo ndakinga ngiye kuza. Ndumva nanakwikumbuye ndashaka kuguhobera nshaka no kugusoma. ngaho re noneho nturi bunce umunwa nawe uguca. ndaje nyine reka nsimbukire ku muhanda nyine gufata akamoto kanya gato cyane ndaba nkugezeho. Nashirika utebuka kandi umenye ko ibintu byo gukumburana mu kazi k'abandi bitemewe. ngaho re nyine reka nsimbuke njye ku muhanda afata akamoto. Sasa wambabari kava mu nzanye ngendera. Ntabwo murika nguvanga utambwiye. Hasi ibyo bintu ushaka kumbwira ni Ubundi wambwiye. ibiki se? Uranyicisha amatsiko. Ntabwo nakurika nguvanga utambwiye. Okay, mbabwirire. Muri no misa igiti giteye kumba giteye hano Kicukiro. So naringiye tugiye gukora sport. Ibiti pese n'imyotsi. Uriye kuki? Tukundana? Ngo murakundana. Tukundana. Urukundo wowe. Kavigo. Uri mu rukundo. Ndi mu rukundo. Siye kwini tuziranye. Gusa ndakubwiye ko ndi sirekire. Ndabiyobewe se. Ariko none reka nkubwire cyangwa se kikuhera kaje. Nakusibye n'iki kuvuga Sabine vamunze. Ningusunika uragwiriye vamunze bigende. Ya mbabarira. None se ubwo mbwira neza murakundana. Turakundana. Cyakora niba seri kwini iri mu rukundo namenya yuko no kumusunzura. Imana isaba bara satani. Ndekura urambaza iki ndekura. Muherekeze se. Ujya he? utaragera n'ahariya usa gutya ndayama nyine zamura amaguru ntabwo uzi ko ntabwo nahagera simbuka nyine at least
Aja apa tak teman? Se wabaye iki se ko Sinzi ndababara tu. ubwo waraye uharyamiye nabi Burasa niyo mpamvu. ese ko wafata ariko mu kandi Arambabaza. ushobora Okay, wait. Urafunga amaso. Wongorera akantu gato. hasi ko ufite utuntu twinshi bite Funga amaso wongorera. okay okay Wafunze neza. nafunze Sabrina,